Hello guys, reka twongere tubasuhuze tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2023. Nkuko bisanzwe mugarukanye nanjye Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original nta yandi habana abashaka. Tubibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Ishimwe Jean Pierre kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, tubafitiye ibyiza byinshi tuzagenda tubagezaho uko iminsi izagenda ayikurikirana. Mutise uyu munsi tubazigamiye iki? Tubafitiye inkuru wongere huti inkuru. Sinzi nimba ari ikibazo cy'ubukene, sinzi nimba ari ukubura ubumuntu, icyo nzi cyo tubafitiye inkuru y'umwana w'umukobwa. Wibaze yuko ni byumweru bibiri gusa, ku byumweru bibiri gusa nyina we yamutaye mu bishogoshogo, ariko uyu munsi tubafitiye umuryango urimo kubarira, tubafitiye umuryango nk'abatumirwa bacu bari bwa bituvira imuzi bakatubwira amajya n'amaza y'urwo ruhinja cyangwa y'uyu mwana abungutse. Ntabarambiye rero tureka dusuhuze abatumirwa bacu. Mwitwa bande? Nyirabagande Oliva. Nyirabagande Oliva, ndabona ukikiye umwana. Ku rundi ruhande dufiteho umugabo rwose umaze gukura cyane, nawe turagusuhuje. Murakoze. Yego, murakaza neza kuri chaîne yacu ya Ishimwe Jean Pierre. Yego, muhawe ikaze mu kiganiro cyacu. Tukaba tugiye kuganira rero naba batumirwa bacu, tuvuga ese byagenze gute byimvaho uyu mwana mumufite mu buhe buryo, mwabibonye gute? Mama we yaraje amushyira ku bishyimbo mu gikondo. Yego. Aragenda. Mwari mutuwe muziranye? Twamubonaga agenda mu muhanda gutyo. Mwamubonaga agenda mu muhanda? Yego. Kayira mu baturanyi. Kamubona wiriwe waramutse nuko. Yego. Mwamusanze yaryamye mu gikoni, yari yambaye ubusa cyangwa yarari mutwahi gutyo? Yego. Mwarabyutse mu musangamo? Yamushizemo mu gitondo cyatangaje nka saa moya z'igitondo. Kuri 29. Mwaje mwabwiwe n'iki ko ari umwana we? Nuko twajyaga tumumubonana. Mwajyaga mumubonana? Yego. Muhitamo kumurera? Mwari mutuwe muba mwenyine? Twabanaga n'akandi kana kamwe. Mwabanaga n'akandi kana kamwe, none mwungutse uyu mwana. Yego. Umusaza urabitekerezaho iki kuri no mwana mwungutse mu muryango, urabivugaho iki? Kundi umuntu abonye ikintu ntabwo yamuteye abonye. Ukifata nk'uko uyu no mwana kungutse mu bandi kuko nabifite umwana w'umuhungu. Yego. Uyu nawe aje ari umukobwa. Kuko atatuvuyemo. Ako kuba twaramusaza mu gikoni cyacu bityo narabyakiriye kuko ntabwo nagomba kumuta ko nk'uko nyuma yamuta. Kuko nawe naravuze ni najya mu bandi kishoboke icyo nzajya ndya nawe azajya arikije. Yego. Ntabwo biba byoroshye kuza ugasanga umwana iwawe ugafata umwanzuro ukomeye nk'uyu wo kumurera. Mwebwe niki kibashoboza, niki kibatera ubwo butwari? Yewe, iyo ufite umutima wa kimuntu, ikintu icyo ari cyo cyose wabona ugomba kucyakira. Nk'uko nanjye mba naravutse mama kandira cyangwa akaba yarampereye mu muryango, njye nagize ayo mahirwe. Ni ukuvuga ngo nta mahirwe yagize yo kugira ngo arererwe mu muryango. Yego. Ariko ni ukuvuga ngo niba yaramutaye nangize mu ngomba kuzazigira. Kandi ikindi cya kabiri mfite umwana umwe. Yego. Ugomba kubona n'uwa kabiri kuko n'Imana yampaye. Ugomba kuzamuherana n'uwo nguwo nta kibazo cy'ejo bafite kugira. None hariho serivisi za leta zo kwiyandikishaho umwana mwiranga mimerere. Uyu nguyu mwaba ari bwo buryo muteganya? Uyu guri birashoboka. Yego. Kubera ko ntase nta nyina nta nundi muntu ushobora kuzabwira ngo yewe kuri uyu muryango nta nuzakumpamagara, nta nundi uzaza kumpagarara hejuru uyu mwana n'uwanjye. Ngomba kumwakira nk'uko nakakira n'uwaba mvuyemo. Yego. Mwari uwo mwana uri mu rugo wundi mu bana afite nk'imyaka ingahe? 7. None Nyirabagande uri kwiyumva gute wongeye kuba ukikiye umwana w'uruhinja nyuma y'imyaka 7 yose? Uri kwiyumva gute? Ni gute uri kureba uwo mwana urumva umufitiye urukundo rungana? Byaranejeje. Bivuga ngo urukundo yaburiye kuri nyina ugiye kuba igisubizo cyawe? Cyane nta kibazo. Yego. Aha, ni ukuvuga ngo yinjiye mu muryango wanyu, ubutunzi bwanyu mugiye kubukoraho
birumvikana cyane. turabibashimiye. None mwagira iki, ni iyihe nama mwagira abandi bantu bafite uwo mutima wo kugenda bata abana bibyariye? Icyiza ni ukubona abana mubyaye ugahora umuhetse mu mugongo wawe, ukamuha ibyo kurya, ukamuha ibyo kunywa, aho ujya ukanamujyana. None ko bishoboka kubaho hari igihe nk'uwo wahamutaye ari ahantu runaka ariko azi aho yamutaye, bizagenda bite? Muratekereza ko n'iki kizakurikira igihe yaje kumubasaba kandi yaramubateriye ari uruhinja kandi mwaranamwiyandikisha mu irangamimerere, muzabyakira gute? N'iki kizakurikira? ukuvuga ngo ubundi ahantu hari abantu ngo ntihajya haburura. Yego, uyu mwana ntabwo iyo aza kumujugunya muri wese, wa mwana akaza gupfa, ntabwo ari kujya kubaza ya wese ngo kuki uriya mwana yaguye muri wese, namusize muri wese. Yari buzaza akamusanga kandi uzi ko atari. Ni ukuvuga ngo naho yamusize mu rugo rw'umuntu, uyu mwana kugira ngo ajye si kimwe tumumaranye. Ubu simva nta cyari mu gutwara, hari n'agafashanyo urumva se bari bama nta fashanyo nahawe. Ni ukuvuga ngo ni ku mutungo wacu. Ntabwo nyine azazanga mbwira ngo uyu mwana ngo namusizanga, ese yamusigiye mu maboko yanjye cyangwa ko yamusize mu maboko yuriye? Ubwo nabyo kugira ngo azaze kuvuga ati ndashaka umwana wanjye, hari ibyo nawe azabazwa. Nk'umuntu uzaba yaramuzi ko yamubyaye akaza akamujugunya aho ngaho akigendera. Ubwo nyuma yabwo rero nawe naza bishaka hari icyo azagomba gukora, no kuvuga kumushyira mu irangamimerere, ugomba kuyimushyiramo. Yego, irangamimerere agomba kuzayijyamo, nkazamubera umubyeyi, uyu nawe akamubera nyina, agakorerwa nk'iby'undi mwana uwo ari we wese wawe yakorerwa. Ubu ngubu ntabwo muzi aho nyina aherereye. Ese muramutse mwungutse amakuru y'aho aherereye n'iki mwakora? Mwamurega cyangwa umwana dutekereze ko muri kwiyumva nk'abamubyaye? Nta nubwo twamureba, ntabwo nyina ntimumwitayeho. Bivuga ngo ikibari mu mutwe cyangwa se mu mutima ni ukurera uyu mwana gusa. Natwe ntawe twagiraga, n'uwo mfite ni wa musaza wanjye. Ego, ubundi nta mwana mwagiraga? Ntawe turabyara. Ubwo rero ahubwo n'Imana y'Imana yazanye iwacu. No mwana ubu afite amazina? Ntayo tuzi. Ubwo se n'ubundi ntimuzamwita impano? Ubwo nyine dufite izina tuzamwita, ninjya kumukingiza kwa gatanu kuko ntaranakingizwa ngo na rimwe. Murimo muraritekereza? Ubu tuvuge ngo amata yabyaye amavuta cyane. Ubu impano sinzi iyo muzamwita, ariko ibyo ari byo byose uno mwana aje ari igisubizo kuri uyu muryango wa Oliva ndetse na Butera Etienne. Tubibutsa yuko aba baturage twabasuye mu kagari ka Mburabuturo, mu murenge wa Mukarange ndetse mu mudugudu wa Kabuga. Wabwingeyo buryo bwose? Ndahabona ruguru y'Agakiriro wazamutse. Yego, niho ubu ngubu mutuye. Yego. None se ni ukuvuga ngo nta bucuti na buke mwigeze mugirana na nyina w'uyu mwana? Ntabwo hari. Nta nubwo muzi aho akomoka? Oya, gusa twumvaga bavuga ngo ni umunyabutare. Ngo ni umunyabutare. Ubundi se mu migaragarire ya nyina bigaragara nk'uwari ufite ibi bibazo runaka, mugerageze kumpa ishusho ntoya y'ukuntu mwamubona. Yarabifite. Bavuga ko nyina yapfuye na se, ngo noneho ngo ise yahagurutse agiye kuburana isambu, ngo kuri mukuru we uyoboranaga na mukuru w'isambu, agiye ngo sinzi ibintu bamuterereje ahita apfa. Noneho amaze amezi 2 apfuye, n'umugore agiye nawe asigarana ngo na murumuna we acaha nawe acaha. Noneho ngo ageze mu mujyi wa Kigali, umugabo baramutereta bamuteye inda, amubwira ngo bazabana, ntibabana, aramukata. Amukase rero n'ubundi aza gucumbika hafi y'iwacu. Noneho uyu mwana arazamushyira mu gikoni arigendera ku bishyimbo. None se iyo acumbika, mwabonaga ubuzima bujyanye no kubaho gutyo by'imibereho bwarafatikaga? Bwari bubi buriya. Bwari bubi. Dutekereze ngo ubukene bwaba bwaramufatiranye no niyo miruho yose bigatuma tumwana. Ni ukuvuga ngo yego, ibyo kuvuga ko ari ubukene n'ubusanzwe yari umukene ko, ariko yafashwaga n'abandi. Nk'ubwo muri iyo nda, yego,
ndumva nari mubonye nk'icyumweru nibwo nari mubonye nkahunga kuko inda yaza muri ako gace kacu nari namubonye ko afite inda nkuru ndumva bahageze yamaze nk'icyumweru kimwe barabyara ariko mbere na mbere n'uvuga ngo yari asanzwe ashobora kuba yarabonanaga n'uyu ngo hariya ku gasoko aho yacururizaga numva mu cyumweru cyangwa se nka bibiri noneho uyu nguyu yaganiriye nawe niho yaje kumenyera iyo sura yo kujya kwiyahura none ngo yaramubwira ati none reka njye kukwereka umuntu mube muganiraho uri wenyine kugira ngo tuzabone uko tugufasha nk'umuntu ufite icyo kibazo urumva cy'ihungabana afite ihungabana ryo kugira ngo ajye kwiyahura yatekereje no kwiyahura yari yaratekereje no kwiyahura agitwite yatekereje kwiyahura none uyu nguyu yabimubwiye ngo amubajije ati uruzi rurebe kugira ngo ndujye mu yuyu ni ikiyaga n'uruzi ngo aramubwira ati ihangane ujya kwiyahura aramubwira ati urumva yaramugabwiye ati nta mituweli iyo nzu ndimo sinshoboye ntacyo kurya mfite uramubwira ati none reka nzagenda nkushakira aho urya undi rero nawe yaraje bamwereka uwo muntu ngo babane yarabyara abyaye baramukurikirana bamujyana kwa muganga bamujyanye kwa muganga ubwo nyuma yabwo urumva umuntu bahishe byinshi ni ukuvuga bano ni nabo bamukurikiranye kwa muganga yego yaraje ngo aravuga ati ubwo yararebye aravuga ati nta handi nshobora gusiga uyu mwana ndamusiga aha ngaha ku bantu bankurikiranye ubwo urumva yari afite na gahunda yo kuba yamujugunya n'ahandi cyangwa se ajya no muri wese ubu ni se mama w'uyu mwana amugereranyije ari nko mu kigero cy'imyaka ingahe 25 ni nka 25 kugeza ubu munyihangane ndi bwababaze utubazo twinshi ariko ntabwo ndi bwarengere ubuzima mubayemo mwebwe ubu ngubu n'ubuzima bumeze bute ubu umuntu nta muntu utakihagararaho ubuzima buragoye wihere uko ibintu biri mu kugura kuri ubu ngubu yego biragoye ndi umuhinzi pe ndi umuhinzi ngenda utwombonye ni ukuvuga ngo ntitwaye ibijumba nta mirima dufite uburyo yo guhinga twubonye ni uguhinga ibishyimbo cyangwa se ugahinga n'utwo tuguruzi ko yego ubu ni ukuvuga ngo kuri mwe ni ikihe cyifuzo mufite kibari ku mutima cyatuma uno mwana akomeza kumera neza icyifuzo twakagira cyakabaye byinshi ariko nanone ubonye icyo nk'ubu ndi mu kugaburira uyu mwana turi mu kumushakira amata akeneye udukoresho twinshi kugira ngo wite kuri uyu umwana iyo ageze aha ngaha aba akeneye udukoresho twinshi tumufasha hari igihe rero nshobora kubona niba mbonye nk'akazi agenda nkakora nk'ibihumbi 10 cyangwa se 15 ku kwezi ndahamya ko bitazatunga uyu mwana bitewe n'uko amata bukuru barimo guhenda kandi uyu mwana nta mata arimo kureba yego wabona ubufasha nawe yamfasha kuko ubwo bushobozi ntabwo nabona bwo kwa naje umwana cyane ngo uvuge ngo nabishoborirwa azarerwa ariko yego inyunganize nawe wayibona ntabwo yayanga urumva mufite umutima mwiza umutima wo gufasha uno mwana arakuze niki kindi mu muteganyiriza nko kumuha serivisi umwana umubyeyi akaba agomba umwana yewe serivisi ni ndagomba kuyihabwa kuko nukuvuga ngo uyu mwana yego kukaba akantu mfite yego agomba kuzakamenya kuko nimara kumwishyiraho akantu nzaba mfite nawe azaba agafite kazabara yego kandi ikintu nzaba muteganyirije nukuvuga ngo icyo nzajya mbona mu kumuteganyiriza igihe hazaba kitwara nk'amafaranga ndabona ko agihigirwa amafaranga ushobora no kujya umuntu agenda amushyiraho nk'akantu kuri ka kote gashobora kumuzigamira ikindi gihe nabyo murabitekereza n'ubwo biri mu buzima bugoye ubwo birumvikana n'ishuri nabyo riri mu biganza byanyu amahirwe ahubwo akigira hejuru nabwo yakwiga pe yego none umwana mufite mu rugo uyu nyirabagande yavuze ngo nta mwana yari afite ese yaba ari uwawe oya umwana yakubwiye ko ari umwana wa musaza we twarira ni umwana wa musaza we none uyu nguyu agiye kuza nk'umwana wanyu bivuga ngo n'ubundi agiye gukurira mu maboko yanyu yiyumva mu maboko yacu uwo mwana nta handi ari niyo azaba adahari urabona niba agiye gushugurika aba ndaho ngaho ngomba kuzamenya uwo mwana ntabwo ashobora kuzanya ngo bazaze bamusange nzamuhehera nk'umwana wanjye
mukimara kubona ibyo byose bibaye ese hari inzego z'ubuyobozi runaka mwigeze mwegera ngo nagerageje kwegera umudugudu narawegereye negereye igitifu sosiyare arabizi wo mu murenge w'akagari nyine ariko ubwo bambwiye ko nzajyayo kuwa gatanu sibyo ni kuwa gatanu kuwa gatatu ejo nibwo nzajya kureba sosiyare niwo ngo uzampa gahunda yo kugira ngo uyu mwana mbe nabasha kuba namurera cyangwa se ngo niba hari ikindi kigo bashobora kumujyanamo yego kuko bari bambwiye ubwo igisubizo nzakimenyeje ari uko banumvisha uko bambwiye none uyu mwana muramukunze murifuza ko akurira mu biganza byanyu ese muziyakira mute baramutse bagize ikigo runaka bamwoherezamo ntago nabyemera ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo navuga ngo ikigo kizamujyana nta kigo icyo mwifuza ni ubufasha runaka bwo kugira ngo ubufasha runaka gusa bumfasha ko umwana yigira hejuru nta kintu ntawadutwarira umwana ariko ntawe ushobora kumuvana aho ngaho noneho turimo kugana ku musozo ni iyihe nama mwagira abana b'abakobwa bagenda batabana nk'aba ngaba ni iyihe nama mwabagira umuntu wamugira inama bitewe n'uko wumva uburyo mwaganiriyemo ukumva umubabaro we ashobora kuba afite hari ujugunya umwana ntabe avuga ati genda yishimye kuko cyangwa se mfite ibi ahubwo nuko burya aba yashobewe aba avuga ati umwana simfite aho mujyana ariko hari n'ushobora kumubyara akamurera akavuga ati jya umwana wanjye sinshobora kujya ariko bibaye byiza niba uzi ko wakoze imikino mibonano mpuzabitsina ujye uteganya ko agomba kuvamo umwana ahubwo ujye ugira impuhwe uvuga uti uyu mwana ni uwanjye wumve ko wamutwise ukamubyara wumve ko ugomba no kumurera ujugunya umwana nk'uyu nguyu ntabwo ari byiza niyo mpamvu mbwira umuntu w'umukobwa we niba azi ko agiye gukora iyo mibonano mpuzabitsina azumve ko nta yindi ngaruka igiye kuzavamo n'iyi ngaruka cyo kumva ko ugiye kubyara uyu mwana ugiye kuburamo n'ibindi bibazo bindi by'uburwayi icyo cyo niba uzi ko ugiye kubikora ajya biteganya inama namugira ngo kwifata ntabwo ari bibi ubwo bivuga ngo iyi intambwe ya mbere ni ukuganiriza abana b'abakobwa cyane yego ibyo ari byo byose ni uduhaye igisubizo cyiza ariko nanone mubona noneho biterwa n'iki kuba turi kubona ubwiganze bw'abana b'abakobwa benshi barimo kugenda batabana ese ni ikibazo cy'ubukene ni ikibazo cy'ihungabana ese ni imikoranire mibi hagati yabo n'ababyeyi muri kubona ipfundo ry'iki kibazo ari irihe usibye kubona ko uyu nguyu mubona nyina nari namubonye ariko usa naho ubona nyine afite ikibazo kuko niba yarakuvuga ati ngiye mfite umugabo wanjye wagize gutya yaranzanye aransiga ashobora kuba yaragize iryo hangabana ry'uko abona ahantu hari umugabo amukize mu ikode abona naho yararabona nta yindi nyungu yagira ni ukuvuga ngo uwo mwana w'umukobwa nawe uzi ko atwite cyangwa se uzi ko yagira ikindi kibazo kindi akaba adafite gifasha cyangwa se abenshi bariho bataragize mubaganiriza mugiye mubaganiriza ku bana b'abakobwa burya mukajya mucengera mukabaganiriza hari ikintu bishobora kubunganiraho kuruta uko wavuga ngo uyu nguyu ngo afite iki kibazo kimeze gutya mubaganirije burya hari ikiganiro cy'iyo ababyeyi buriya bita ngo ntibashangaze icy'abanyeshuri cyo kiganiro burya kiba cyiza cyane burya kiranakoze no gufasha abana b'abanyeshuri ahubwo hariho abantu bari batumvira ababyeyi babo cyangwa se bakitwara uko bishakiye bari abantu nibo baba bafite ikibazo kiremereye cyane iyo badashobora kubyara umwana nk'uyu nguyu yumve ko agomba kwigira iki ngo yumve ko agomba kureba wa mwana kuko aravuga ati niba mvukiye mu bibazo n'uwashaka kubyara nawe yumva ko agomba kujya muri ibyo bibazo yego ubwo ni ukuvuga ngo inkunga natera n'abakobwa mbere na mbere niba banze arebe uko ahagaze namara kubona uko ahagaze
ibyo bizamufasha nuko agomba kunguka umuryango uzamuvamo. ngira ngo bakunzi bacu, iki ni ikiganiro turimo kugirana na Oliva ndetse na Butera Etienne. Ariko uyu ni umuryango ukennye nk'uko bigaragara, ariko ukenye ufite urukundo, aho benshi baruburiye ruri muri uyu muryango. Ni umuryango ukennye ariko wishyizeho inshingano zo kurera uyu mwana kandi bakamuha urukundo. Uyu mwana hari ibyo akeneye byinshi byo kugira ngo akure neza. Niyo mpamvu inkunga ya buri wese ikenewe, inkunga buri wese irakenewe. Ariko se abadukurikiye, dutanze nimero, uwo bikora ku mutima akumva yuko nawe yarererwa n'abandi, akumva yuko umwana atari uw'ababyeyi bamubyeyi gusa, ahubwo ari uw'igihugu, ari umwana wa buri wese ufite umutima, ntabwo twabaha nimero mushobora kunyuzaho ubufasha bwunganira uyu muryango. None Etienne, mwatubwira nka nimero zanyu zishobora kunyuraho ubufasha kuwo bishobora gukora ku mutima biramutse ayobowe n'Imana yuko hari icyo yabafasha? Nabyo ni byiza twazitanga, kuko usibye ko nimero zanjye muri iyi minsi telefone yanjye narayitaye, sindajya guswapisha indi, n'indi nayo jye nahembererwagaho, none narayitaye, nari ntarajya guswapisha. Iyi nayo ko nshobora kuba yinguye nayiguha, ndumva nakare n'iriya nari nanayiguhaye iyi nguyu kare. Yego, kuyivuga hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Yego, mwayivuga? Ni 0726 0726 19 13 44. Turabashimiye tubasezera, turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Butera tuzabakumbura kandi turabasera Imana ngo nayo ibunganire cyane rwose. Nyirabagande Oliva, nawe turagushimiye. Imana ikomeze ibakomereze uwo mutima w'urukundo. Bakunzi bacu, ngira ngo abana batumirwa bacu twari twatumiye muri iki kiganiro cyacu cyitwa Umurunga Bumenyi kuri YouTube channel yacu yitwa Ishimwe Jean Pierre. Nakagaruka ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe mwari kumwe nanjye Nzeyimana Ibrahimuzo Ibrakadabra mwenye sauti original, n'ayandi habana abashaka Imana ikomeze kubaha ibyiza byose.